Nk'ibisanzwe kuri iyi channel tubagezaho video zijyanye n'uko wakoreramo amafaranga ukoresheje internet. Ushobora gukoresha mudasobwa cyangwa se telefone yawe ugakorera amafaranga muri buno buryo butandukanye tugenda tubagaragariza. Muri iyi video ngiye kwereka uburyo wakoreramo amafaranga ukoresheje ino application. Urabona ko ndimo kuzamura banyereka application zitandukanye nshobora kudownloadinga maze nazidownloadinga nkakoreramo amafaranga. Nyinshi ushobora gusanga ari application nawe ushaka gukoresha, gusa iyo uzikoresheje cyangwa se ukazidownloadinga zikajya muri telefone yawe ukazikoresha igihe bakubwiye, ushobora gukoreramo amafaranga. Niba ushaka gukoresha ino application ushobora gusanga link muri description y'ino video cyangwa se ukandika muri comment, iyo link nkatanyigwa ako kanya. Murabona nk'urugero nk'ino application yitwa Ayoba, twese dusanzwe tuyizi ndetse abenshi baranayikoresha. Gusa ahangaha muri ino application iyo uyidownloadinze, ahangaha ni application ujyamo bakakwereka application barimo kwamamaza. Izi application iyo uyidownloadinze barunguka ndetse nawe ukunguka kubera ko hari amafaranga baguha. Ngiye kukwereka uburyo ino application ikora ndetse nawe utangire wumve ko ino application wayikoresha ndetse ukinjiza amafaranga. Ino application irizewe ndetse niyo mpamvu nahisemo kuba nayikwereka. Ahangaha ndakwereka uburyo ubikuza ndetse n'uburyo watangira gukoresha. Kubikuza ukoresha application yitwa PayPal cyangwa se urubuga bita PayPal, ni bank ya online ushaka kujya ugakoresha ukadownloadinga ino application maze amafaranga ukaza kuyabikuza kuri iyo application yitwa PayPal. Ahangaha rero amafaranga make bayemereye kubikuza ni ama USD 5, amadolari 5 ndetse ahura n'amafaranga 6,000 by'amanyarwanda. Ushobora kuza rero ukayikoresha nk'urugero mbona ko downloadinze application ariko bakaba bambwiye ko nkoreye ama point 6,000. Ano ma point ntago nayabikuza kubera ko ndafite amafaranga ayo kubikuza. Ikindi kiri muri application ni uko ushobora kureba video kuri YouTube. Ahanga ni video z'ama ads, na ama ads bashyiraho maze ukayareba ukinjiza ndetse nabo bakinjiza.